Ngendeye no kujya sinabivuze cyane sinabivuze iyo watumye ibishabiro byurira nashakaga kujya kubwira Yesu sinakubwiye bura n'ibishabiro aba yahiye byinshi byatumye ariya ndaje ubu twarete banagiye ntabwo ndi butinde rwose yihanganire ndaje ako kantu bukabitse iminsi mwagiye muvuga ko izabigaragariza akajya na seriveri ndaje mukara ubwo ntabwo seriveri baragenda bamu nanyine ihangane basi njye kunyereka sibese njye nyereka ibyaro ngo kuko umuryango wawe ko ndabona undi muryango ukomeza hirya ntabwo kandi urabona n'indi korodoro gusa no 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 waje ariko nyine ihangane uze ngwereke hari abandi bataje kwakira ihangane ko harimo n'icumi nta kintu bitwaye hari n'icumi ihangane mwereka ariko yumfasha urabona ko ntabwo twakunda harimo miliyoni ebyiri asagaze guhanga ikibazo ubundi dukorere nta kibazo n'ubundi apfuwavutse hari ibi si byose ngaho kabike ibindi turibuze kubimenya numva se tuzabimenya ibindi nyuma sibyo ariko hariho imirangamuntu ntabwo imirangamuntu kugira ngo naza ku iri hano iri aha ngaha fasha imirangamuntu yanjye nkayibona ko ibiteye gutya ukamenya ibitsi si byose hari ikibazo cyangwa uri keza cyane uriya gukorana mu bwiza ukuri nta n'umugore wanjye uri asabye gukorana n'umukobwa ntabwo namukora n'ubundi se ujya kuba mwahize miliyoni ebyiri kugira ngo hari ikindi kibazo ugomba kugira ngo mwereke urwara rwo kugaragaza hari buriya se buriya se wowe nanjye hasha ariko nanjye hano hariho nyashi kuzibona wakihangana unamurusha nyashi Yesu urabona wa mugabo wa mugore atasigaranye irungu yanye na seriveri ubona baheze agushe nanjye rero ndikumva ashaka kubyiherera kubyiherera nanjye wamamagare seriveri seriveri nanjye shaka kujya kubyiherera sinabivuze niko mukora ubuso uko yansetse ngo umugabo wanjye yagiyeyo yagiye abatinda ndabanguka natashe ngaho nasakura no kwirenga nayo ndabanguka huma umusirikare yagiye kugenda ubundi batereta ndabanguka natashe urashira bivuga ko ntabwo ariko kazi rero dukora kandi abaseriveri barasirikira
Dissolve! Dissolve. Wa museveni na wa mukakamuka. Aho ndetse rwose. Si bimwe navuga umuseveni wakora yarakora ikina n'akamuga. Wabi mu cyumuko. Twajyana hari si wanyeretse iby'inyereka Nakuyoboye nta kintu. ikindi nyine nyereko niwe si udamenye ibyangombwa nyinshi nyine nyereka Atari nyine kuri. nyereke ubuse ngiyemo nkaruka mu mazu ubuse ngiye nkarukamo hariya ni hano ubuse ndutsemo hano Nta kintu bibi. ubuse ubwo wifurire waba wamenya yaranaciye kwanza afite amafaranga nta kibazo ndetse nsinzira amafaranga rwose kuko afite amafaranga njye mfite amafaranga menshi cyane amafaranga hari ikibazo sinabise kuba amafaranga y'ibintu nta kibazo si byose amafaranga y'ibintu uri mu kintu byose ese amafaranga ndaguhereye nguha amafaranga yanjye yarageze gutyo irishyurwa angahe ese waba ndashaka umuntu ari ipantaro nyine ntihagarika hanyuma ukabona ati ureba ipantaro nyine gisubire mu buryo bw'amafaranga y'ubusa ni umugore wese kiriya gipfa amatwi size hariya kiri kuvuga ngo ni umugore uriya mani ureba ukuntu yacuye hasa n'uruganda rukora kaburimbo si urambwira ngo urangiye nkaba nimukunda amana ntabwo ngiye mukunda wanyeretse kugira nyine twafungura risari nyine nkanyana ariko ibyo ntabwo bihuriye na nimero. Nakubwiye ko ndaguha nimero yanjye ukandishyura. bakora mwiza kuko wabimuriye ko muri na time ushaka ko reka buriya nubwo nce nari mubyo mushaka ubwiherero ubwiherero ntabwo ushaka yongere mu rwose ushaka ubwiherero nuko niko gashaka kukubwira ko ngukunda nta kintu ukunze bigera none si unabibwirira harangira kiriya gipfa amatwi kiriya kigoryi buri minsi urasa neza uritaye mu nda wibona bagiye rwose ikibazo cy'amafaranga rwose ntabwo ari ikibazo ushaka ngahe mbwira ushaka ngahe amadolari ijana ndaguha amafaranga si cyo kibazo njye mfite amafaranga menshi cyane niba ushaka n'amadolari ijana ndakugira amadolari ariko umurire gahunda yanjye igiye imeze neza icyo wifuza kuko urabona uriya yamaze kwicara ntabwo akigera ku byishimo byawe hari ikibazo ibitekerezo isi birafata umuti bwayo icyo bitekerezo hasi n'ibiciro kuri umuhanda umugore wanjye iby'umugore nta kibazo burya amadolari 200 ni menshi umuntu aba agomba kumenya adasagizi unagiye kumenya ngo ni icyuze kibaye amadolari 200 ugira ngo munda ni zero cyangwa ngari kumva ari zero ubutayi ibintu nibwo mba nyeneye rwose ibintu amadolari 200 ndakomeye umugore niyihore namenye idiro ziri hano umugore nta kintu ari bumenye
amadolari 200 ndabikwemereye dukore gahunda igihe ni gahunda n'iminota mike urabizi njye ntabwo mwindi sibyo se ikibazo n'iki si amadolari si 200 babyemeye dukore gahunda hari ikindi uwo umuntu atishimishije urumva koko ibyo bintu bibaho koko umugore wawe urumva umugore umuntu atishimishije yishimishije urumva ibyo bintu Dissolve! Dissolve. urumva ibyo bintu byaba ari sawa amafaranga umuntu aba yatanze amadolari 200 ariko urayaziho amadolari 200 urayazi kareka haba ari ibintu bikorwa iminota 2 bigahita birangira wari usigara ibintu bikorwa iminota 2 se shaka ko urashimishije rwose bikamubwiza ukuri nzakurengereza ubutaha sibyo ubutanza ngo amadolari amafaranga bitewe n'ibintu nkoreye ndagushimiye kabisa uruta kiriya kigoryi utagize utamenya aho uburiri bwacyo buba wagira ngo buhora bumeze nk'ubwasakabaka cyakora rwose muri ibintu byiza rwose uretse tuzi ariko amafaranga afite muri sheke ko ibintu tumaze kubikora tubishubije ikibazo ufite n'iki anzure ko nyine nk'umuntu w'umugabo siko niba tuwukoze n'ubundi tuwukoze ariko cyakora kuri ushimishije utaha ujye ushimisha kuri siko nta nubwo warafungira ipantaro This is what you want to use your life for. I'm gonna do many, you know. Ujye utanafungira n'ipantaro amafaranga tuza ariko amafaranga afite kuri banki no kubanza ngakora kuri banki iki nshaka amafaranga kuko niyo nshaka aho si kuki mukunda amafaranga kuruta abantu ubu ngubu tugumye tugakorana gahunda gutya n'ibintu utamenyera ko abafite n'abandi banejeje cyakoze ufite agatari kameze neza rwose munze kabisa karyoshye ewa bikabubwiza ukuri ubutaha tujye tubona abandi masasa kuko ubu ngubu usanze ufite imbaraga nkeya sibyo se ko ubutaha nzakora gahunda nyinshi kandi ukore serivisi nyinshi sibyo murakoze ariko se wajya umenya gushimira umugabo ntabwo umenya gushimira wowe umugabo wanjye umugabo wawe ese niba nari umugabo ndiki si wose hari umugabo ufite umukiriya wanjye nyine uri umukiriya ariko ugomba kwishimira nk'umuntu uguha amafaranga amadolari 200 ni menshi mbese niba uri umukiriya wawe umugabo wawe ku buryo se ujye wagenda gutyo utashimiye se kugira ngo amadolari 200 ngewe utanashimye ushaka ko mushimira gute ukashimira ko muzi akazi gakomeye ese mbese gahunda itakoze itagenze neza siriviri kuko siriviri iki gihe babaye bati umugore wawe rwose kabisa akana kari karyoshye rwose kari kageze ku kameze fureshi rwose nk'uri ngo buriya busayizi rwose buriya busayizi nibwo bwacyo rwose buriya bagatera n'uri yisubirira ubusore imana si buriya mugore usa nk'aha wese wowe wajyanye kumarira igihe benshi amenye n'ikofi ndumirwa najya iwanjye yambaye umugabana amakozi yose arayimba imbaraga zose zimazemo kwacina neza bagiye iwanjye ntari wowe kugira ntamukunze igihe namukunze ibyo byo kuzana urukundo mu kazi hano ibyo ntabwo urukundo mbese ntabwo nzashaka nzaguma ndi umusore rwose ushashaka umugabo w'abandi uruhe ibyo birandeba namukunze ugomba kumujyana kuko nibagaruka umva hehe nzamukura nzamukura urukundo ku kazi ntabwo birimo ibyo ngibyo twarabyumvikanye na rwose njyewe ibyo ngibyo amasezerano turayasesa turayasesaga ubwo watunaye nyine natunaye ntabwo tunara mfite mbese niba utatunaye wakunze umugabo w'abandi mu bigende none urukundo si rujyaho rushaka mbese hano si tugira n'abakiriya b'abahungu abasore ntiwagwanya rwaguye kuri uriya njyewe rero azajya aza nyihera kashi
ubwo sinumva utabi uri kumukura mbese icya mbere ni kashi ibyo gukura na senge birangiye igihe cya mbere ni urukundo rero hari igihe bazamukumeneraho umutwe urebe nawe woroshye noneho wowe ushaka udutibe gusa ututibe mbabarira rero uwanjye ari ahari hano ndi mu kazi icyanzanye ni akazi gubwa neza tutanatwana nyine ubwo nagira ngo numve we cyaguhaye gubwa neza yamaye kashi utagira ngo ziri hese kuri fone icumi utagira ngo ni hafi aho kuri fone ngiye yamaye ni kofi nayikokanye uzingiye amadolari yamaye igihe tugomba kuyarya rero ni ukuyarya ariko nanone ukareka gukunda umugabo w'abandi wa mukobwa gutya ibyo tubyihorere bishyira ku ruhande n'ibyanjye sibwo bakwirukanye n'utwabonaga ugasanga usubiye mu cyaro ni wowe mbibwiye nta wundi museriveri nabibwiye kereka nugira umuntu wakunaniye ukagenda kubabarira ariko ibyo bintu ntabwo nabihisha bose nta rukundo mu kazi uwawe aba ari ku ruhande ntabwo ari umukiriya nkamureke tubyihorere ubundi asubireyo ahubwo umunsi tuvuye n'abagore babo kuko nabonye abagore babo batoroshye wowe noneho wihaye no kumukunda icyo dupfana ni amafaranga gusa azagutwara ngewe si ubwo ngewe ariko waranyubakiwe kamure komeza wanike iyo myinyo yawe ukabura biri gukora ndayanika suska ibigori byeze byeze nta kibazo gutyo baza bahiziye nyamara bya biseriveri byabatwara ariko uzi ko ari byo umva bafite amaraso niba baguye wasanga ari byo wasanga ari byo yewe igiseriveri kimwe ntagikura ntamureka muri wese ariko ibyo ni ibiki ku mugabo wanjye ndafuna ngewe ndacurika hahaha ariko uzi yuko abagabo babuze muri iyi mezi barabuze da umugabo araryoha none baraza kutuzanaho imiteto ntabwo bazi ukuntu tuba twarababonye bituvuye umugabo araryoha ntabyo bazi ubu ngubu baracyari gukora ubundi si ubwo nanjye kubyibazaho pe ubu dusanze koko bari mu byabo tuwamo abakuramo twabakubita byagorana gukora iki byagorana pe njyewe ntabwo nazongera kuvugana umva none umva naba mboneyeho no kuzakunda umugabo muzima nkava kuri kiriya gicucu uzi ukuntu ugenda nari nariboneye umugabo mwiza nari nariboneye umugabo mwiza mukomeremo barabuze pe barabuze aha hano yanjye cyakoze gusa ikintu kinangiriza ni kariya kaboko ariko ahandi ni mwiza nta kintu atwaye nakayobe ubona yuko nta kintu atwaye inzobe iranyerera inzobe yiranyerera ese ngo ubibona gute umva wanjye none ni mwiza kabisa niwe nashimye ugiye gusa ikintu kinera umushinga kikandakaza ni buriya buraya bwawe buraya bwo burabisha ariko nano twakora mbese umuntu yazabyihanganira kugeza ryari oya nyine nta kundi nyine ni ukubihanganira uko bareze ayo umuntu ntabwo yabivamo umusore turategereza kugeza ryari shaka tugereze turebe baratubwira ibyo bari barimo umusore urambwira yuko muri wese baguyemo ubundi babaye iki ubwo numbaza ibyo barimo nyine no kubihanganira ikibazo turi kumva ntarakara nawe utarakaye mbese mana yanjye ubundi utubari twose nagiyemo nta n'akandi kabari nageze njyamo nkaboneremo kera nk'izi ngizi Yesu! kiriwe se ko ndeba yerekana ukuntu ntabwo byagenze Jesus!
Sikuno kuyicara ahubwo wayanasitamiye. Yakura amazi. Mbabarira jewe nari nagiye kuri toilette kandi urabizi yuko najyanye n'umuseriveri anyereka kuri toilette. Ari maze iminsi reganare n'akabenzi kari karambanye munsi. Sibe n'agakanzu ahubwo menya ari akajiri. bamubwire ibyo ngibyo ntukasake binsana ubundi ni nagutse nanakundana n'ikigabo ubundi cya kajoro Umuhaza yagiragiye ari wambaye naya izi nizo waziguriye nasiguriye ntabwo nakaza ubundi se za kajoro tizimasi akuru n'urwandiko Kajoriti ubu urarenze urasanga bakajoriti ubundi si uko muri abantu tutarabona turabazimu ntaze muri wamenye ibyawe waba ukuba ku rw'iwawe uza kuba wowe urwubatse ntabwo numva ko bari kugushiha ushobora kuba umugore ari kiri kandi wowe uri na kamugabo ubwo ngubu icyo nacyo kingana n'umutungo w'izina ikirenzo cya kajoriti si ibyo nkundana nazo ubundi nari nabibeshye bisa nanjye nagakorera gukunda cyane none se ikibazo ni ikihe ko nacyo cyabaye ko nagiye seriveri uragenda ubera uyoboye indwara ndwaye ko uyoboye indwara ndwaye nari ndwaye nakubwiye sinabwo nakubwiye ko nagwaga akanzu ko gutinda muri toilette wavuze ko warwaye diyabete si waretse kuza kuzimfatira iki nagwaye diyabete se waje nakubwiye wagiye ukamenya ikibazo cyawe waje nakubwiye iyi kajoriti iratubaza umaze guhashwa rero ngo ndi kajoriti nahashishwe kuri wakwiyanga ukanyumva utahashwa utajya mu mwana ndi kajoriti ubundi se ntabwo niyo ndakubesha iyo myenda wambaye ndo ahandi yose mu mufuka wawe imyenda nambaye se hariho wanguriye sicyo wayiguriye shawa wakemekana nakubwiye buriya kandi kanse basi ndemo senkani basi senkani genda se nawe ite mibumbi senkani genda uyifate nyene hari ubwo nijya kunyurusa se wavuye subo wambaye leo gukora ngaho genda abanza nkihoriza umwana zirakitaza tsinda ziretse nagabanyirangegera y'ubuguru bumeze nk'ubw'inyoni itorera mu ishyamba rya nyungwe ntabwo nari nzi ko abagore b'iki gihe urumva umva natamubwira reka amacuba ndumvigire mubwira ntabwo nari nzi ko abagore ubundi wacihorera n'umuntu nakimwegeje wagira ngo saya yagenje kugitaha wagira ngo saya yagenje Izana wibwire ayen mite mi mwapfuye rwese ariko wese mubwire ureba wicaye mubwire uri kajoriti ni kajoriti ntabwo ngomba gutuma umugore wawe ngaho genda wowe gucukura amatuwari ariko dore ndari kumwe museriveri ndakureba ngaho Yesu seriveri akubeshya ratangiye na umuntu n'abaseriveri yewe kutazanga Yesu umera ari muvuge mwe hasi ko twasohokanye abonye tudatashe turi kumwe wumva yavuga mu kigo haya niyo bari bubwire ngo ibiki se niba nari ngwaga kanzu ndabizira ndashaka kureba urumva ndashaka kureba ahubwo uziko cya kimuga gifite ukuboko uziko afite ukuboko no uziko afite cyera gakingura kirakunda kumbe gishaka kujya yanjye kangaro kimana uziko afite ukuboko nashinze y'umugore
shira siko afite ukuboko ariko rero wa mugabo we nawe akazi ukora ni kabi shebuza akazi udashaka amafaranga yabigora ubu niba kuko wahamagara ahubwo niyo urimo uvuga ngo iminota ingahe ko kuba wabubwiye ngo nagutwire reka nze numve nze nahamagara ndebe niba sagaruka nagusemba basi